icumi kawozibaho kawozibaho hari umwana yigeze imwana icyo gihe twa turi gukina muri Petit Stade turi gukina irushanwa ryitwa Gorilla Open ndumva hari ritana kiboko mperuka kurikina kera umwana yankubise ishoti ndi muri stade mbona nta muntu n'umwe urimo kandi stade iruzuye none nagiye mu kibuga none abakobe aba tipe twajyanye bakambwa ati wowe ikintu dushaka ni umugero umuka kubita umuntu ugasoka mu kibuga ugahita uza tugahita kwimacira biranga none we umutipe yinjiye mu kibuga arabanza hagurutsa stade yose ndagati none turapfuye none ndapfuye pe nareba ikintu turi kumwe ndi kirekire kandi icyo gihe 2018 agaragaraga nk'umwana agaragara nk'umuntu ufite amashereka mu maso ewan umutipe yinjira mu kibuga bahagurukije abafana ndavuga ati noneho umuntu ntagiye kunyica nko kabyara noneho nanjye nkora ga step akadanse niko amenshi babyita ariko twebwe dukunda gukoresha step ukumva nkora ga step gake umutipe yagiye kunyataka banda ewan kubitse ishota itagwa inyuma y'ikibuga yicaye kongeye gushimira buri umwe wese wicaye kuri televiziyo yiwe ari kutureba ari gukora buri kimwe cyose twabahazaniye umutumirwa umeze neza cyane ariko reka tumanze dushimire buri umwe wese ahari adukurikirana yaba ari hanze yaba ari muri South Africa yaba muri Africa yaba i Burayi uyu munsi muri kubona umugabo turi kumwe nawe si byinshi cyane si ngombwa ngo umugabo bamuvuge reka yivuge niyo mpamvu ari hano uyu munsi Karanga urakoze kongera kongirira icyizere yuko twakongera kuganira ni ukuvuga njyewe abantu banzi ku mazina menshi yose ndaza kuza kuyababwira kugira ngo uwo tuzahura mu nzira iryo azavuga izamushobokera ryose nzamwitaba amazina yanjye y'ukuri ababyeyi banyise nitwa Byiringiro Abraham ariko ubwo nyine urumva mu buzima busanzwe cyangwa se mu bantu tubana mu bametre bagenzi banjye mu bakinnyi dukinana banyita Master Abraham ariko nyine bakaba banzi ku mazina menshi hari abanyita ngo nangira ngo urabizi bitewe na celebration nkunda kugira y'ingona iyo ndi muri competition hari abanyita Bumara bakanavuga ati Master Bumara bitewe n'uburyo kinyine na game mba mfite mu kibuga barareba bakavuga ati iriya game ni y'Ubumara bituma banyita Bumara noneho hari n'abanyita Kake bitewe n'ama filime nagiye nkinamo aba bana bato abo banzi ku izina ry'Umutabazi ubundi ayo niyo mazina buri muntu wese yanshakiraho igihe ashatse kuba yampamagara cyangwa se abashaka kuba twasabana iryo wavuga ryose nakwitaba nta kibazo murakoze muri kubyumva yavuze amazina menshi agiye atandukanye baba muziho nawe wamumenyaho aho uzamubona ari gutambuka mu muhanda mu mazina yavuze yose iryo uzamuhamagara azaryitaba Master yenda uri hano kugira ngo yenda abantu bamenye byinshi kuri wowe bamenye byinshi ku mukino wawe ubundi turagira ngo utubwire nko mu mukino ukina yenda w'injyarugamba ese nuwuhe mukino ukina nyine utubwire byimbitse n'abantu nyine bari bakuzi kuri ayo mazina ariko bamenye ngo hari nibi arimo nkuko wambaye no kuvuga abantu benshi bakunda kubyitiranya babona umuntu arimo arakora arakina imikino njyarugamba abenshi bakavuga ngo ni karate ngo cyangwa ngo ni kung fu bigiye biri mu matekinike hari karate hakaba kung fu hakaba za judo hakaba za kachi hakaba za boxi n'ibyo bita za wrestling urumva ni byinshi no kuvuga ngo rero abantu iyo bakubonye uri gukina tekinike imwe muri izo baravuga ngo ni karate ariko mu by'ukuri biratandukanye impamvu cyane cyane mu Rwanda bavuga ngo umuntu ngo ari kwiga karate ni umukino waje mbere y'indi mikino yose hano mu Rwanda ndakeka nta indi mikino yose yaje nyuma yayo ariko niyo mpamvu iyo bakubonye ukina amashuri atiyari yose bavuga ngo uri gukina karate ariko mu by'ukuri iratandukanye
njyewe rero umukino wanjye ni taekwondo ufite inkomoko muri Korea. Uwo nguwo akaba ari wo mukino nkina, ndumva nawutangiye nkuze, mfite imyaka 27, nawutangiye mfite imyaka 18. Nawutangiye mfite 18. ni umukino wa taekwondo. Abantu banadukurikiye hari n'abantu bimagina ko iyi myenda wambaye ashatse yagenda akajya kwidodesha. Ese iyo myenda kuyibona wayikoreye gute? Nize mbaraga kugira ngo ugere kuri iyo myenda n'uwo mukandara? Kugira ngo ugere no kuri uwo mukandara, kugira ngo uze kudusobanurira, kugira ngo ugere kuri uwo mukandara wambaye uba wanyuze ku mikandara ingahe? Ni ukuvuga ntago iyi ngiyi ari imyenda, urabona ukuntu imeze, ntago kubona iki gitambaro byaguhenda, nta kuko iyi myenda ikorerwa hanze, hano mu Rwanda nta ruganda ruhari ruyikora. Ni ukuvuga ngo iyi myenda gusa hari ibitambaro bisanzwe ushobora kugenda ukadodeshamo iya pirate, nyine urumva ni pirate uyikoresha ukwezi kumwe 2 kabirarangiye. Iyi ngiyi rero turayigura, cyangwa se rimwe na rimwe bakayiduhamo ibihembo iyo twagiye muri competition. Ku bihembo baba bari buguhe bakarenzaho n'uyu mwenda mu buryo bwa motivation nyine numva bari ibihembo, hari n'iki bakaguha n'agashimwe kuvuga ati utaha uzagaruke no muri competition nanone uri mushyashya nk'uko twakubonye. Abantu badukurikiye bari kwibaza ngo turi kubona umukandara wambaye n'umukara, ese kugira ngo umuntu ashyike ku mukandara w'umukara, ni iki kiba cyabaye? aba yanyuze ku mikandara ingahe? Ese nize mbaraga bashyizemo kugira ngo abone uwo mukandara w'umukara? Ni ukuvuga ngo umukandara w'umukara hari abenshi banabibona akavuga ati kino ni igitambaro umuntu yadodesheje, bakavuga ati umuntu uwo ari wese yagenda akakidodesha. Ntabwo ariko babimeze. Ni ukuvuga ngo uyu mukandara urawukorera nk'uko ubona umuntu ajya mu ishuri akiga akabona diporome. Umuntu nawe aragenda akiga akabiharanira, agapasinga imikandara itari mikeya igera muri 5, noneho uyu nguyu ukaza ari uwa nyuma. uyu nguyu niwe ugaragaza umuntu ugeze mu cyiciro cyisumbuye, nyine nk'uko twumva ngo umuntu ngo agiye muri kaminuza. Ni ukuvuga ngo ugeze ku mukandara w'umukara ntabwo bivuze yuko usoje kwiga, uba ugikomeje, kuko n'abatubanjirije bapfuye badasoje. Ariko nyine hari umuntu uri kureba akavuga ati ese master yambaye umukandara w'umukara, ariko uwo mukandara w'umukara, ese nka master uyu mukino wa taekwondo, ese abantu bari kwibaza master yakinnye amarushanwa angahe? Tugira ngo nyine uyu ni umunsi wawe, tugira ngo utubwire nka master mu mukino wa taekwondo, ubundi ibihe byiza yagiriye muri taekwondo by'amarushanwa, yakubise abantu bangahe, yakubiswe na bangahe? Ni ukuvuga iyo tugeze ku kintu kigendanye n'amarushanwa, amarushanwa ntabwo bari ikintu nyine umuntu apfa kuvuga uko yiboneye, kuko twebwe umukino dukina ntabwo ari football, kandi na football nayo ijya ibamo imvune, ntabwo ari za basket, ntabwo ari volleyball. Twebwe turagenda tugakubitana, kuko wumva nko mafilmu ukavuga umuntu bamukuse nokawuti cyangwa se bamutaye kawo. Kawo zibaho. Hari umwana yigeze imwana tugiye turi gukina muri Petit Stade, turi gukina irushanwa ryitwa Gorilla Open, ndumva hari ritana kiboko mperuka kurikina kera. Umwana yankubise ishoti ndi muri stade, mbona nta muntu n'umwe urimo kandi stade iruzuye. Urabona kari akazuba ka saa 9 izuba riri kurenga, ukuntu kaba gasa, ubona nyine kari gusa n'agahindura ibara kajya gusa n'umuhondo. Ndabyibuka icyo gihe nari nambaye ceinture jaune, ariko kuri ceinture jaune yanjye ngiye nararyanaga kubera yuko ngewe ninjiye muri iyi game meze nk'umuntu ufite intumbero yo kuzihorera bya hatari, bitewe nyine n'abantu bari banzengereje, barambujije umutekano, numva umutima wanjye nta mahoro mfite.
ubwo rero bituma njyamo niga ewana mfite ikintu bita confidence kuko ibintu iyo byinjiyemo ari kuryoshya nyine ewana ubimaramo igihe ukabyiga ntugire n'ikintu ufata ariko njye nagiye mfite confidence yuko uko byagenda kose ngomba kwiga nkamenya kandi nkihorera ubwo rongezemo wa mutima nari mfite wo kwihorera ibiki n'ibiki n'umujinya bigenda binshiramo kuko nyine iyo bakwigisha ntago bakwigisha kwihorera bakubwira yuko ibintu ugiye gukora ni nk'intu mbese ni nk'uko ubona umusirikare bamuhereza imbunda wese warabona umusirikare ugenda arasa abantu bose wapi iyi ni intwaro tuba dufite tugendana ni ukuvuga ngo iyi ngubu nca nko gukubita igipfunsi ugapfa biba bitandukanye n'uko umuntu w'umusivile yarwana n'undi akamukubita igipfunsi agapfa bahita bagukanyaga ewana ubu ufite intwaro ni ukuvuga umupeti ewana yankubise ishoti muri stade yose mbonamo kari akazuba gasa n'akarenga noneho nkabona peti stade nta muntu urimo nareba mu kibuga nkabona ndi njyenyine kumbi ndi kumwe na adversaire ubwo rero abantu bajye babitandukanya twebwe umukino dukina ni uw'amaraso gusa nyine bitavuze ngo mbaciye intege ngo ntazagire umuntu wiga ni umukino mwiza uba ufite amategeko ko iyo umuntu agukubise gutyo hakabaho nko nk'iyo agukubise gutyo bikagenda gutyo hari igihe aba agukubise nko ku mutsi nyine ukora nko ku bwonko ugasanga urivanze gakeya ugahita ubibona gutyo iyo nyine bigenze gutyo umusifuzi ababibona agahita ahagarika mace bakabanza bakareba yuko uri butuze cyangwa se bakareba nimba waguye kawo kuko wemeye utari bugaruke mu kibuga yenda master yenda kugira ngo ibintu bimere neza yenda turagira ngo wenda unatubwire yenda unasobanure n'abantu bandukurikiye hari akantu ukomoje uravuga ati ngiye ninjiye mu mukino ari abantu ushaka kwihoreraho ese nk'umuntu utekereza ko ushaka kujya muri uyu mukino ariko akagenda intumbero yiwe avuga ati ngiye kugira ngo njye nkubita abantu banabyumve niye message ushaka waha umuntu wenda waba udukurikiye ariko ushaka kujoininga taekwondo ariko akaba avuga ati mu mutima avuga ati nzagukubitira abantu ubundi bibaho sibyo cyane cyane bikunze kuba nko ku bana batoya umwana mutoya iyo ari kwiga ahita yumva yuko nta mwana mugenzi we wamuvuga agahita anabyimba ubwo rero iyo abyimbye agenda mu muhanda yibanze wanamukora agahita agukoma akantu k'agakuma kuveta akantu k'agakokora nyine kugira ngo wumve yuko ni metire yabyimbye kandi ntaragera no kuri jone ntarambara n'umweru uri kumva gusa nyine iyo kugenda ukura bigenda bikuvamo nkuko nk'iyo ugiye kurwana n'umuntu nawe ugira ubwoba kuko urana nk'ukuntu we warwana nanjye ushobora kurwana uvuga ati jyewe ngiye guhita mukubita ikintu ku mutwe ahita agwa hasi ariko ngiye mbere yo kugutera igipfunsi ndabitekereza kuko mba nzi naho ndi bugikubite nk'ubu nkanjye ntabwo nagukubita igipfunsi ngo nkubite igipfunsi cyaka ku rutugu nzi ko nta kintu uri bube ni ukubukubita igipfunsi n'uwangomba nzi ahantu nakubita ukaryama ku buryo wahaguruka nka nyuma y'iminota nka 30 uri kumva nicyo kintu rero akenshi tugenda dutinya kugira ngo utaba wakubita umuntu ukamwangiza hanyuma ugafungwa kuko hari umumetri yageze atubwira ati mwa bantu mwe ibintu tuba tubiga ndakeka ni perezida wa taekwondo mu Rwanda twari ahantu turimo tuganiriza nk'abanyeshuri none aratubwira ati mwa bantu mwe ibi bintu twiga ni ibintu umuntu ashobora gukoresha yasenya mugenzi we ni intwaro nyine ni imirwanire y'urugamba ni ukuvuga ngo rero ibi bintu iyo ubikoresheje bagufunga nk'umuntu wakoze icyaha yitwaje intwaro runaka uri kumva aratubwira ati rero nujya ujya gukubita umuntu igipfunsi jya ubanza wibaze nibura nk'ibibazo nka 15 ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu ukabigendera ukumva nuko nukubita umuntu igipfunsi ukamwangiza ni ingaruka kuri wowe ntuzabona uko wongera kwishimana na bagenzi bawe ntuzabona uko wongera kuba wavuga ati ngiye gukinira ikipe y'igihugu nurira indege nzana wenda nimba ari n'ikintu kivamo nze nshyire mu mufuka ubuzima bugende neza ukagenda utekereza kuri ibyo mbese ni akazi mu kandi master niyo mpamvu uyu munsi twagutumiye kugira ngo wenda n'abantu badukurikiye n'abantu yenda bakina uyu mukino yenda baba baratandukiye bakagenda bakagira ibyo baba bikorera
ariko uyu munsi ni umunsi wawe n'abana badukurikiye badukurikira ari abantu bakuru bashobora kujoininga umukino bamenye ngo ese ibi bintu kuko nk'umuntu batumye ubirimo yamwigiraho iki, inama yabaha kugira ngo abijyemo bimeze gute. Ariko turi kwibaza ngo ese muri uwo mukino wenda tuza no gukomeza n'ibyari bigeze kugukubita ukavuga ati ibi bintu nabyishoyemo ariko ngenda bihaze sinzongera no kugaruka kubera wakubiswe. Njye no kuvuga ngo ntabwo nigeze ndogereta kubera ko nakubiswe, kubera ko taekwondo ni umukino nkunda pe, ni nawo umukino nisangamo. Nta munsi n'umwe uzansanga ndi kureba football, nta munsi n'umwe uzansanga ndi kureba umuziki. Uzasanga kenshi nicaye kuri filime z'imirwano ko nshobora kureba nk'ikintu muri filime nkaba nakiga nkakimenya. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo nigeze ndogereta ngo mvuge ngo kubera ko nkubiswe ngo ewana ngo uyu mukino nawugiriyemo iki, wapi. Ahubwo umuntu wankubitaga yampaga motivation, kuko njyewe mbese navuga ko na kansurinzi ibizami bigera muri 4 bya Centre Noire. Ndwana no kuvuga ati ewana kuri rouge yanjye ngomba kujya nkubita nibura nimba ngiye muri competition ndi bukine n'abantu nka 7 cyangwa se 8 cyangwa 10, nibura agomba kuzamo abametire nka 5 kandi bose nkabakubita nambaye rouge. Ibyo bintu barabigerageje birakunda. Ibyo bintu ni ibintu ngewe nakoraga. Ubwo ndibuka nigeze njya gukina muri Tanzania, tugiye gukina ino mikino abapolisi barimo bakina ejo bundi irabita Airport Game. Ni irushanwa nyine ritegurwa mu rwego rwa Afrika, ndumva gitabirwa n'ibihugu byinshi cyane. Ubwo wagiye Tanzania ufite uwo mukandara? Nagiye muri Tanzania mfite rouge to, ariko nyine mu kujya muri Tanzania Centre nayibagiriwe mu rugo. Kandi muri iyi game nta muntu ushaka kuvuga ngo aguhaye Centre utakoreye ngo ujye kukinana wapi. Ni ukuvuga ngo iyo udafite Centre wakoreye wambara Centre y'umweru. Nuvuga ngo nagiye nibagiye Centre, noneho ngezeyo bampereza imyenda nyine kuba ko nyine baba ariya mufite uniform mwambara niyo mukoresha imyitozo. Rero icyo gihe bari batuguriye uniform nshyashya kuba ko nyine izo twari dufite twasikinishije competition. Uruvuga ngo yuko tugiye gukina competition tuyikinana n'uniform yayo. Mwango rero uniform batuguriye zisohokana na Centre y'umweru. Ewana ndaje nkacokamo. Ati Patrick kumwe bose baraseka baratembagara ati noneho ngo namuturebe. Tugiye kurya abantu wambaye Centre y'umweru. None uko Batanzania bo na benshi ntago baba bisobanukiwe nyine bitewe no kubura abantu baba expert umuntu za muri mu mukino ngo basobanura ukuntu bigenda. Noneho bo bari bazi ngo Centre yanjye ni umweru. Ndagenda noneho kwa ko kategori nakinagamo ngezemo nko hagati. Ewana ngo turagenda mu gukina habanza aba sister barakina, ariko ewana nkaba nifite ikintu cyo gufana bya hatari. Noneho abatanzania bagira bambatiza akajambo ngo ni tangazo. Kuko nyine abanyarwanda tujya gufanuka itangazo turabakubita rikumva. Noneho nabo bagahita bambatiza tangazo. Noneho ngiye gukina babona nambaye Centre y'umweru. Noneho kandi bose bari bambaye ikintu bita ntwari, manza n'uwari ufite n'uwari ugiyemo ku munsi wa mbere baramuhaye Centre Noire. Noneho bakavuga ati yewe nimuturebere wa mukinyi none utiyambaye none warapfuye neza. Noneho nagiye mu kibuga, none abakobe aba tipe twajyanye bakambwa ati wowe ikintu dushaka ni umugero umwuka kubita umuntu ugasoka mu kibuga ugahita uza tugahita kwimacira biranga. Noneho umutipe yinjiye mu kibuga arabanza hagurutsa stade yose. Ndagati noneho turapfuye. Noneho ndapfuye pe, nareba ikintu turi kumwe ni kirekire kandi icyo gihe 2018 agaragaraga nk'umwana, agaragara nk'umuntu ufite amashereka mu maso. Ewana umutipe yinjira mu kibuga bahagurukije abafana. Ndavuga ati noneho umuntu ntagiye kunyica nko kabyarana. Noneho
nanjye nkora aga step akadanse niko amenshi babyita ariko twebwe dukunda gukoresha step urumva nkora aga step gake umutipe yagiye kunyataka mbanda ewan kubitse ishoti ahitagwa inyuma y'ikibuga yicaye Tanzania bose bari barimo barafana ariko nyine abanyakenya bo bari batuzi uko turyana ahubwo n'abagande batuze abantu batari bafite amakuru na abarundi abatanzania abanyasudani kuko nyine hano muri East Africa turayoboye kuri taekwondo turayoboye ewana tipe namukubise ishoti agwa inyuma y'ikibuga yicaye abantu bose bari barimo barafana baraceceka bajya guhungiza umutipe nta nubwo yagarutse mu kibuga umugeri umwe wamukuye mu kibuga umwe wonyine wahise umukura mu kibuga none iki gihe nahise mba umusitari noneho umupeti wari kapiteni wacu kuko icyo gihe twebwe twagiye ari ikipe nshyashya nibwo bwa mbere twari tugiye gukinira polisi niyo match ya mbere twari tugiye gukina niyo airport ya mbere bari bajyanyemo ikipe ya taekwondo noneho ewana ubwo ngubwo bahita badufata nk'abantu badasanzwe noneho umuntu wari kapiteni wacu yareshyaga nka gutya kana gato cyane ewana nako baragasuzugura noneho abatanzania bakaza bakambaza ati se iyi sentire ni iyawe ntabwo ati rwose maze amezi 2 nitoza noneho bareba ku kana bavuga ati se karakana nako karakina ariko abanyarwanda bazanye utwana noneho ati twazanye abana kandi barimo barabakubita ewana no kuvuga ngo rero abatanzania nyine baravuga ati taekwondo mu Rwanda irarenze hagatoro no kuvuga ngo amakompetisiyo yo nakinye wari wakambaje sinagusubiza ewana ni menshi kinya yo mu Rwanda nyina yo hanze y'igihugu urumva ko nyine nagiye mpuramo n'ibihe biryoshye kurira indege urabiza abantu benshi ntaba urumva kurira indege ni ibintu bitoroshye master yenda utubwiye ko byari bimeze muri amarushanwa wakubise umugeri umwe umukura mu kibuga ariko turagira ngo utubwire n'abantu badukurikiye n'abantu bashaka kujya muri taekwondo ese challenge cyangwa imbogamizi ziba muri uyu mukino cyangwa wowe wahuriyemo nazo babimenye ko urabikunda wagiye mu bikunze ariko hari imbogamizi wahuriyemo nazo no kuvuga ngo imbogamizi ya mbere nahuye nayo ninjira muri taekwondo ninjiye muri taekwondo mama atabishaka kubera ko ngiye nyine nakuze nderwa na mama ewana mama yakumva ngo nanagiyeyo akavuga ati none we nyine na bya bindi abarokorora bazi iyo mikino y'abadayimoni wagiyemo yavuye ikuzimu ngiye ntago nyishaka noneho ewana bikambera imbogamizi kandi ngiye nkumva ndabikunze bya hatari noneho nkumva nyine mama ku ikintu mama adashaka ariko nyine nkajya ngenda nkikora nitsimbye noneho n'iyindi mbogamizi yabayeho ahantu twitorezaga abayobozi ntago babyumvaga niba abantu bumvaga ngo iyi mikino ni imikino y'amabandi ni imikino y'abantu bigometse imikino abantu ni mbese ni ibintu abantu biga kugira ngo babone uko biba abandi babazengereza babatesha umutwe ariko ntabwo ariko biteye uko buryo niba ikintu gifite federasiyo yemewe na leta uri kumva minisiteri ya siporo igishyigikiye ntabwo ibyo bintu ari ibintu abantu biga kugira ngo bazengereze abandi yego hari umuntu ushaka kubyiga akabikoresha uko atagize gute atabihawe cyangwa se atabwiwe kugira gute kubikoresha iyo nayo imbere imbogamizi ikindi kintu cyaje kumbera imbogamizi nitorezaga kure ubwo bakimara kutwirukana nyine aho hantu mu metero yadutorezaga nayo yacitse intege ahita agenda ariko adusigira undi muntu wadutorezaga noneho uwo muntu wadutozaga nawe atujyana kwitoza Kimironko noneho bite n'ahantu rero nari ntuye kuvayo buri munsi jya Kimironko ewana nabyo byambereye imbogamizi ariko nk'umusportif nkavuga ati nzajya nkora agakorosi ewana ubundi ite nsimbuka ngereyo master yenda muri iyi mikino ikiza
hari bamwe mu bana ba ishuri barijugunye, wowe ntabwo wigeze ureka ishuri ukajya muri imikino? njye ntabwo nigeze ndeka ishuri, kuko ntangira no kwiga ibi bintu, uburyo nari nsanzwemo nsinda ibizami mu ishuri byagize gute, byariyongereye. Kuko burya iyo ukoze siporo umuntu uraruhuka mu bwonko. Noneho njye narabikundaga, noneho nkakunda n'ishuri, ku buryo naho njyewe niyo nabaga ndi bujye muri competition naragendaga nkaka batwakira impushya, federasiyo yandikira ibigo, noneho bakaguha agapapuro ujyana ku kigo. Noneho njyewe naragenda, hari n'igihe ndabyibuka, nigeze kujya gukina, nari kujya gukina, twari kujya gukina muri Tunisia. Icyo gihe twari dufite ibizami, hari mu bizami, kandi twari bumare icyumweru. Njye ni ukuvuga ngo bwari buke turi bugenda ari kuwa mbere, noneho ibizami byari gutangira kuwa mbere, ari nabwo turi bugende. Noneho ngiye barambwiye ati kubera ko twari muri lokale, uri kumva, twakoze lokale, ariko bakajya batureka tukajya kwiga, bakatwereza imodoka tugasubira hehe muri lokale. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo bampaye ako gapapuro ndakajyana, barambwira ati noneho wowe mu gitondo uzaza ukora ikizami, numara gukora ikizami cy'imibare n'ikinyarwanda uhita ugira gute, uhita ugera. No buri ikinyarwanda ni ikintu natsindaga mu masomo yose abaho. Ikinyarwanda cyo nagiye kugikora, mwarimu ahita ambwira ati nta kibazo, nzakwandikira ayo wabonye muri quiz. Nuvuga ngo ndagenda, kuko nabaga niyizeye ikinyarwanda cyo nabaga nkiyizeye. Naragiye mvuyeyo ibizami ndagaruka, nabwo ndabikora kandi ndatsinda. Icyo gihe numva nabaye wa gatatu. Birumvikana, urumva ikigo nacyo cyari gitewe ishema no kumva ngo umwana wo kuri icyo kigo yasurukiye igihugu. Urumva ntabwo bari kwanga ibyo bintu, ariko abantu badukurikiye bumvishe byinshi kuri wowe, amarushanwa, imbogamizi, ariko se bari kwibaza ngo ese noneho Master Abraham Ngona Kake, ese iterambere ry'umukino ryamugejeje kuki? Ni izihe nyungu? Hari abantu benshi bagenda bagakina bakarangira mu gukina, ariko ukaba uvuga ati ese uyu muntu niki? Nk'abantu badukurikiye, nk'abana, abantu bakuru bagana muri uyu mukino, baba bari kuvuga ati ni byinshi wabonye imikandara, ukina amarushanwa menshi, ujya mu ndege, ariko se mu buryo bwa finance, mu buryo bwa kwinjiza amafaranga, mu buryo bw'iterambere, ni irihe terambere wagezeho kugira ngo noneho bamenye bavuga ati uyu yaba na role model? Ni ukuvuga ngo iterambere narigezeho pe, mbese nabonye inyungu. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nagize nk'iterambere nakuye kuri uyu mukino ni icyubahiro no kubana n'abantu neza. Kubera ko ni ukuvuga ngo bitewe n'uburyo ki abantu banzi, uyu muntu ni metire, umwiyenjejeho byagenda gutya, uri kumva, abantu baranyubaha, nta muntu ushobora kumvuga nabi, uri kumva, nta n'umuntu ushobora kuba yantangira amakuru mabi, nta n'umuntu ushobora kuba yaza ngo anyiyenzeho. Ubwo urumva nta hantu nahera ngira n'amakimbirane n'umuntu. Iryo ni ryo terambere rya mbere nagizeho, abantu baranyubaha, kandi nanjye nkagira gute, nkabuba. Burya iterambere ryose wagira utabana n'abantu neza, iryo ngiryo nta kintu ryaba rigize gute, ryaba rikumariye. Ikindi, namenyanye n'abantu benshi duhujwe n'umukino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Nk'ubu hari n'abantu bajya bambwira ati se wazaje ukaza kudutoza kandi ni hanze y'igihugu. Iryo naryo ni iterambere. Ikindi ni ukuvuga ngo uyu mukino ujya ugira gutya ukabona n'amafaranga, gusa ntabwo ari ibintu umuntu ahita abona mu minota ya mbere. Ni ibintu bisaba kugira ngo ubiharanire. Uri kumva ko urabona nk'imbogamizi ziri muri uyu mukino mu Rwanda, nta makipe menshi ahari avuga ati twebwe dufite amakipe, nta makarabu mbese ahari avuga ati dufite amakarabu yakwishyura abakinnyi kugira ngo babashe gukina umukino, twitabire ibikombe mpuzamahanga, dukuremo amafaranga. Ariko ni ukuvuga ngo iyo ugize chance yo kubona okaziyo yo gupasinga nyine ukajya gukina game zo hanze,
ko byagenda kose minisiteri ibifite ikintu yageneye gute yagize ute yageneye agaprime yageneye umukinnyi. Ni ukuvuga ngo rero muri ubwo buryo bw'iterambere nagiye njya hanze nkahabwa amamisiyo. Nakiniye ikipe ya polisi imyaka igera muri 2. urumva polisi yo irahemba ku kwezi, kandi burya iyo ufite motivation uvuga ati ngiye mfite akazi urashwanyaguza. uvuga ngo ikindi mbese nabashije nyine urumva mu musaruro nakuyemo nabashije kugira n'utundi tuntu nkora. mfite aka business nshobora kuba navuga ati nubwo ntajya mu kazi umunsi ntago ndi buburi 2,000 byanjye byo kurya ku munsi. urumva nyine nageze kuri byinshi, nabashije kubona umufungo. njya mu kizami cya perime ewana nyikubita rimwe nk'umuntu wiyaminiya, uri kumva. ubu ngubu nuvuga ngo nabishatse najya mu gishoferi, najya mu ikipe runaka nka joininga kajya impemba ku kwezi. uyu mukino mu by'ukuri nk'uko nabikubwiye ntabwo tuwiga kugira ngo tube twakora amabi cyangwa se twakwiyenza, ariko hari ahantu biba ngombwa ko bigomba gukora. urayizi hari igihe nk'umuntu aba afite akazi ariko ataha nijoro, uri kumva, kandi anyura mu nzira ziteye ubwoba. aho hantu bashobora kuhagutegera abantu nyine bagambiriye kukwambura ibyo uvuye guhahira umuryango, ukabasha kuba wagira gute wakwitabara. ikindi ushobora kugera nk'ahantu ugasanga abantu bari guhohotera umuntu, bari kumukubita, barimo nyine baramuvutsa uburenganzira bwe, ukaba wagira gute, ukaba wahosha iyo ntambara, ukavuga ati mwa bantu mwe rero nubwo uyu muntu muri kumuhohotera ariko nta mpamvu yari mwamushyikiriza inzego zishinzwe ubuyobozi zikamubaza nimba yabahemukiye cyangwa se nimba mwamuhemukiye bikajya mu buryo. abantu rero ntibumve yuko ibi bintu umuntu abyiga kugira ngo arwane, ahubwo tubyiga kugira ngo umubiri ugire ubuzima bwiza. urabizi ko siporo ni ingenzi kuri buri muntu, ndetse tukabyiga kugira ngo urabona nk'uko twumva ngo abakinnyi b'ikipe y'igihugu bwonyine kuba ufite kukubona uri ahantu kuri stage wazamuye idarapo ry'igihugu bakaririmba indirimbo y'igihugu cyawe yuko nyine watsinze, icyo gihe ntabwo ari wowe watsinze, ni igihugu kiba cyagize gute cyatsinze. ariyo mpamvu ubona baduha idarapo inoza imyenda iriho n'idarapo ry'igihugu. uyu mwenda kugira ngo ubone biravuna. biravuna. n'abantu badukurikiye ubu bari kwibaza ngo ese Master ko yakiniye mu ikipe y'igihugu agakina mu ikipe ya polisi y'umukino wa taekwondo akajya hirya no hino, ariko se ubu bari kwibaza akayeho akaba afite n'umukandara w'umukara, hari imikandara myinshi wagiye ucaho, ese kandi uwo mukandara ukabukwemerera yenda gushinga ishuri runaka. bari kwibaza ngo hari n'abari kwibaza ngo ese uriya muntu yenda n'ababyeyi yenda bari kudukurikirana yenda baba bakuzi n'abatakuzi, uriya muntu ase yaba afite ishuri ryigisha iyo mikino, wabasobanurira ukababwira buri kimwe? ni ukuvuga ishuri, hari ishuri maze n'ibyumweru 2 ndifunguye. dukorera aho bita ku kagari ka Musave, dukorera muri sale y'akagari. akagari kadutije sale nyine, twaberetse uko ibintu dukora ari ukugira ngo dukure urubyiruko munoza mu nzira mbi bagenderamo, nabo tubafashe kubigisha, tubakure mu myumvire mibi, tubashyire mu murongo muzima, kandi tube twanababyaza umusaruro ku buryo igihugu kivuze ati dukeneye umukinnyi wajye kudukinira hanze, zamura idarapo ry'igihugu mu mahanga, nawe twamwohereza. ni ukuvuga ngo iyo ubishaka uraza tukavugana, ukinjira tukakwigisha kuva ku bana bato, kuva ku myaka 4 kugeza ku myaka 100. umuntu wese wifuza turamwakira. murumva ni ibintu byiza cyane. uyu munsi yari umwe mu batumirwa twabazaniye, akaba ari Master Abraham, akaba ari umuntu wagiye akora byinshi cyane bigiye bitandukanye, agakina amarushanwa agiye
itandukanye nubwo yatubwiye ko nta muntu wigeze amukubita ngo amuvune. oya ntabwo nakubwiye ko nta muntu wankubise ngo amvune, nakubwiye ko umuntu yankubise ishoti nkabona muri stade nta bantu bari, kandi mu by'ukuri stade yuzuye. Stade yuzuye. Ya niyo mpamvu nuvuga ngo bibaho kugira ngo uzabone, ntabwo wabona umuntu wakinnye uyu mukino ngo awuvemo nta muntu umukubise. Buri muntu wese agira umuntu w'umwihariko. Nkonge nanigeze mubwira umuntu akubise umugeri umwe wonyine. Twavuye mu kibuga tugeze hanze arambwira ati ubarambaza dufite imyaka ingahe? Igihe nari mfite imyaka 22. Ndamubwira ati mfite imyaka 20. Aranje azunguza umutwe. Tuzikungana na murumuna wanjye. Akare kuntu murumuna mukubise bikamucanga. Ya nkuko nabibabwiraga rero twari tugana ku musozo, n'ubutaha nimukunda ibintu bigiye bitandukanye kuri Master Evan azagaruka aduhe kuri buri kimwe. Nge yari Raymond Master Abraham Byiringiro Kake Bumara, benshi bakunda no kongeraho Bwishoka.